Murakoze cyane nshuti bene data bavandimwe, uyu mwanya nongeye kugaruka muri iki kiganiro cya none, itorero n'umurimo w'abizera. Ejo twari twabashije kuganira ku bijyanye n'ibintu 9 byimira ubushake bw'Imana kuri wowe, cyangwa ibintu 9 bituma Imana itabasha gukorana nawe, cyangwa ibintu 9 bituma imbaraga z'Imana zitakugaragaraho. Ndumva twabibonye mu buryo buvunaguye, ariko muri ibi bihe tugiye tugenda kuri kimwe kimwe tureba impamvu zacyo, kugira ngo turusheho kwegera Imana kandi turusheho kuba abakristo beza, turusheho kuba abantu b'ingirakamaro mu bihe nk'ibi ngibi. Rero mbere ya byose, nk'uko ititire cyangwa umutwe w'ikiganiro cyacu uvuga, ni itorero n'umurimo w'abizera. Reka mu gahe gatoya cyane, nko mu minota itarenze 2, mu minota 15 niyemeje kuba nabasha kugira ngo twungurane ibitekerezo, mbanze mbibutse itorero ni iki. Itorero ni rya gikristo, ni itsinda ry'abantu bizera umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kandi bamwizerera mu rupfu n'izuka bye, kandi bakijijwe. Abo ngabo rero bakaba bategereje kuzagaruka kwe, aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Ariko mbere ya byose hazabanza ahagarare ku bicu, avuga ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abapfiriye muri we babanze kuzuka bamusange, natwe bazaba bakiriho tuzazamuka tumusanganire mu kirere. Rero abo ngabo niryo torero. Itorero, ibyo mvuze biboneka mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, ibice 4:16. Rero nanone tukomeje ku bijyanye no kugira ngo n'uburyo n'ibyiringiro byacu nuko tuzasanga Yesu Kristo, tukabana nawe, tukamurika imirimo mu gihe cy'imyaka 3 n'igice turi mu kirere. Nyuma yaho tukagira indi myaka 3 n'igice dufite resebusiyo mu ijuru imbere ya Data wa twese, tukagarukana nawe tukima ingoma y'imyaka 1000. Iryo ni isomo rirerire, tuzaryigana ubutaha rwose. Ndi hano kugira ngo tuzagende tubigeraho nk'ibyiringiro by'umukristo nyakuri. Rero itorero ritangirira ku bantu 2. Kristo yaravuze ati, aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nzamanuka mbane nabo. Kandi 2 muri mwe nimuhuza umutima wo kugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye, Data azakibaha. Ni ukuvuga rero, abantu 2 bamajije guterana, bafite intego imwe, bafite umutima umwe, abo ngabo babasha gukora itorero. Niyo mpamvu rero ntabwo iri itorero kubera ko rigizwe n'abantu 1000, rigizwe n'abantu 500, rigizwe n'abantu magana angahe. Yego, itorero rishobora kugenda rikura nk'uko n'umuryango utangira ari w'abantu 2 bakabyara abana, nyuma yaho bakazagera ubwo bagira abuzukuru n'abuzukuruza, ugasanga umuryango ubaye munini. N'itorero naryo ubwaryo rero ritangirira ku bantu 2. Rero nanone ndagira ngo nongere mpare impungenge ku bantu benshi bavuga ngo, ese nimba itorero ari rimwe na Kristo ari umwe, kubera iki hariho amatorero menshi? Ubu budasa nibwo butuma tugira imbaraga. Ubu budasa nibwo butuma tuba abana b'Imana by'ukuri. Nk'uko ikiganza cy'umuntu kiriho intoki 5 zose zitangana kandi zitareshya, ni nako natwe ubudasa bwacu aribwo bushobora gutuma turushaho kugira ubumwe. Rero kuko ubw'itorero, ndumva ibisobanuro nabasha kubaha n'ibyo. Rero iyo umuntu akijijwe yinjiye mu itorero ni itsinda ry'abantu runaka. Rero iyo ukijijwe ukinjira muri iryo tsinda ry'abantu, hari ibintu ugomba gukora. Niyo mpamvu navuze ngo itorero n'umurimo w'abizera. Hari ibyo rero ibyo ugomba gukora, nibyo ngira ngo dukomeze tubivuge. Noneho rero hari igihe ubikora ukabona ntibigenda, ukabona ntabwo birimo gutanga umusaruro wari witeze. Uyu munsi rero ndi kumwe namwe kugira ngo turebe impamvu ki ituma bitabasha kugerwaho.
ituma umusaruro twiteze mu gakiza tutawubona. Ndumva mu kiganiro giherutse nari nabashije kubabwira ibintu 9 bituma Imana idakorana natwe. Reka uyu munsi rero turasesengura kimwe mu buryo burambuye, ariko reka nongere mbisubiremo. Icya mbere ni ukwibagirwa ijambo Imana yakubwiye. Icya kabiri ni ukwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi. Icya gatatu ni abantu gukora imirimo itari iyabo. Icya kane ni abantu bicaye ntacyo bakora. Icya gatanu ni abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana. Icya gatandatu abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe. Icya karindwi kugomera Imana, kugomera umwami Imana. Icya munani kubura ubumwe. Icya 9 ni icyaha. Twihuse cyane rero uyu munsi ndagira ngo tuhite twinjira ku ijambo ku cya mbere, tugisesengure mu buryo turebe. Kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe. Imana yavuganye nawe ibinyujije mu ijambo ryayo, ibinyujije mu bibwirizwa byayo, mu babwirizabutumwa bayo batandukanye. Bimwe wabimenye binyuze mu iyerekwa wagize. Abantu benshi tugira iyerekwa, siritu noneho cyangwa by'umwihariko ubwoko nyarwanda, ubwoko bw'abanyarwanda, na mbere y'umwaduko w'abazungu tubasha kuvuga. Imana ibasha kugenderera abanyarwanda, Imana ibasha kuvugana n'abanyarwanda. Ishobora kuvugana nawe mu nzozi, ishobora kuvugana nawe mu buryo bw'iyerekwa, ishobora kuvugana nawe no mu ntekerezo, ukumva yimba wicaye ahantu ukumva hari ijwi ririmo kuzamuka rikomanga ku mutima wawe, ukumva hari uburyo urimo kuganira, nyamara ukagira ngo urimo uriganiriza, ariko ukumva haraza ikibazo hagahita haza igisubizo, hakaza ikibazo hagahita haza igisubizo, hakabona igihe uvuga uti ariko se nasaze, ariko se ibi ngibi kubera iki? Rero Imana ijya ibasha kuvugana natwe. Nawe nimba utajya ubasha guha umwanya iryo jwi, uyu munsi utangire. Nushaka n'igihe byaje ujye ufata agapapuro utangire wandike, nusubira inyuma nusoma uzajya usanga hari uburyo koko Imana yavuganye nawe. Ibi ngibi ndabibabwira nk'ubuhamya ngewe mfite, maje kwandika ibitabo 7, ariko hari igihe kenshi numvaga hari sije ihisiza cyangwa umutwe w'icyigisho uje, natangira nkandika, nyuma yaho nkumva ndabwiwe ngo iki ngiki kizaba igitabo. N'uyu munsi rero n'iki ngiki ndimo kubabwira ni igitabo Umwami Imana yagiye amishurira cy'itorero n'umurimo w'abizera, uko abantu bagenda bashobora kugenda babaho. Rero kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye rero bishobora gutuma idakorana nawe, bishobora gutuma itagendana nawe, bishobora gutuma rimwe na rimwe uyisenga ukagira ngo Imana ntiriho, ariko burya iba iri kumwe nawe. Aha ngaha nongere nkwibutse mwene data, nshuti yanjye unkurikiye, kuko nanone igihe wumva uri fu, wenda uvuye mu masengesho y'iminsi 3, y'iminsi 7, y'iminsi 10 n'ingahe, igihe urimo kuvuga ngo hari bene data bavuga ngo ubu ngubu none n'ubudayimoni burambona bugahunga. Reka da, uko ugenda urushaho gusigwa niko umwanzi Satani agenda arushaho kukwegera. Na Yesu Kristo umwami wacu, ubwo yari amaze gusenga iminsi 40 n'amajoro 40, niho Satani yamwegereye kandi abasha kumugerageza. Rero kuri wowe ntago wari wagera aho Satani adatera ibuye. Uyu munsi nubwo wakwiyiriza, nubwo wagira gute, Satani aba ari hafi yawe kandi aba yiteguye kukugusha. Niyo mpamvu rero kuba maso no kwizera no gukora n'ibyo byose ni byiza, ariko kwizera byonyine nibyo bibasha kwirukana imbaraga za Satani muri wowe, kuko ushobora no kuba uvuye gusenga akabanza kugushyiraho umuriri we w'ubwoba, nyuma yaho ukabasha kugira ubwoba. Kandi abanyabwoba, Bibiliya itubwira ko abanyabwoba n'abasenga ibishushanyo n'abasambanyi n'abicanyi n'abarozi, umugabane wabo ari inyanja y'urupfu ari inyanja y'urupfu rwa kabiri yagenewe abanzi b'Imana. Ni ukuvuga iyo wagize ubwoba uba warangije kumera nk'umurozi, uba warangije kumera nk'umusambanyi, uba warangije kumera nk'undi muntu wese mubi imbere y'Imana. Rero ariko iyo wizeye, kwizera bituma dushirika ubwoba, dushira ubute, kuko na Kristo yaratubwiye ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya n'i Galilaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Rero kugeza kuri uyu munsi, bene data ndababwira,
iyo wibagiwe ijambo Imana yakubwiye, ntabwo Imana ishobora kugendana nawe. Wumvise Imana binyuze mu bibwiriza, hari amabwiriza Imana yagiye iguha, ndetse rimwe na rimwe iyo ukijijwe birushaho kugira ngo ucengere na za kirazira z'indangagaciro kawe ya kavukire yawe. Ni ukuvuga hari imiryango ifite ibyo iziririza, kandi ugasanga kubiziririza kwawe bidashobora kugukura ku Mana. Ni ukuvuga yimba uyu munsi ngewe nkijijwe, ndi umupantekote cyangwa ndi uwo mu itorero niri, ntabwo binkuraho kuba umunyarwanda. Aho najya hose, niyo najya mu Bwongereza Imana ikankoresha ibitangaza, baravuga ngo bati murebe wa munyarwanda Imana irimo iramukoresha ibitangaza. Niyo nagenda nkajya muri Amerika, ahaye hose bavuga ngo muze mwakire umunyarwanda Imana irimo gukoresha ibitangaza. Ni ukuvuga mbere ya byose, mbere y'agakiza ndi umunyarwanda, mbere ya byose ndi umwirabura, ndi umunyafurika. Uko Imana yankoresha kose, ibyo sinshobora mu bindanga bya mbere, ibyo ngibyo ni bimwe mu bice bingize. Rero iyo ushatse kubyirengagiza bikugiraho ingaruka rimwe na rimwe. Ubwo rero ibyo byose, kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye, bishobora gutuma Imana idakorana nawe. Ntabwo Imana ishobora gukora igihe ibintu bimeze bityo, igihe ibasha ibyo wavuganye nayo, yimba ari ukwirinda, ugasanga urasaya mu byaha uko wiboneye. Rero ntabwo Imana ishobora kugendana nawe. Nimba warasezeranye, hari abantu benshi bajya bambwira ngo ngewe rega nakizwa, ariko kunywa inzoga numva ntayireka. Rega ni ukuvuga ngo yimba ujya mu itsinda cyangwa mwajya mu idini rikwemerera inzoga, ariko ze yimba ushaka kunywa inzoga ukaza muri Pantekote bahisemo bati aho kugira ngo dusinde inzoga, tuzasinda umwuka wera. Haleluya. Rero kuri wowe kunywa inzoga uri muri iryo tsinda ni icyaha, nubwo muri Bibiliya ahantu henshi ntabwo hagaragaza kuko kunywa inzoga ari icyaha. Kuko haravuga ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ariko hari n'ahandi mu isezerano rya kera bigavuga ngo yimba unezerewe unywe ufate vino. Rero ariko noneho si cyo nshaka kuvuga none aha ngaha. Yimba uri umupantekote, uzi kuko yimba twebwe twahisemo kuba twakuza, aho gusinda inzoga tuzasinda mwuka wera. Yimba ubinyweye rero wacumuye kuri rya tsinda ry'abantu muri kumwe ry'idini wayobotse. Aho ngaho rero kuba waricumuyeho, za kirazira zaryo waziziruye, ufite icyaha n'imbere y'Imana, uranduye n'imbere y'Imana rwose, ntabwo ukiranuka. Ni ukuvuga niyo mpamvu bakumanikira ibiganza bati turamuhagaritse. Rero yimba uhagaritswe na bene so, n'Imana nayo iba yaguhagaritse. Rero ibyo byose ni bimwe byo kwibagirwa, ndacyari mu buryo bwo kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe. Iyi rero iyo wibagiwe icyo Imana mwavuganye, bituma ubasha gukora ibibangamira ubushake bwayo kuri wowe, bituma ubasha kugendera mu nzira zitaboneye, bituma Imana igushaka ikakubura, kuko yakagombye kumanukira ku ijambo kuko yavuganye nawe. Rero iyo ibyo ngibyo bimeze, Satani niwe utangira kudukoresha, agatangira kutwereka kuko ntacyo bitwaye. Rimwe tukihumuriza, rimwe tukavuga ngo n'ubundi kuri njye Imana iranzi, none se kwinzi ikintu twavuganye ibi n'iyi twagize gute. Ariko ukibagirwa hari kondisiyo buri gihe cyose. Iyo Imana impamvu iduha izo kondisiyo ni disipurine, kugira ngo tuzabashe kugera kuri bya bindi kuko twavuganye nayo. Aleluya, Yesu ashimwe. Ni ukuvuga rero Satani amaze igihe kirekire akoresha uyu muvumo. Reka rero twese tubashe tumurwanye, twe kwibagirwa. Ugimba ugiye mu cyumba cy'amasengesho bakaguhanurira, nimba ufite akantu wandika ku ruhande. Ushobora no kubibwirwa bikazasohora mu nyuma y'imyaka 20 cyangwa 50, ariko iyo ukomeje kubizirikana bituma rimwe na rimwe urushaho kugenda wemye, bituma rimwe na rimwe urushaho kumva wakira izindi mbaraga. Kandi iyo uzirikana ijambo Imana yakubwiye, ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi. Buri munsi uba ufite ibishya, buri munsi ijambo riba rishya, buri munsi imvugo y'Imana iba nshya kuri wowe. Ariko iyo ubyibagirwa, hari n'igihe bigaruka ukavuga ngo ibyo n'ubundi narabibwiwe, ibyo n'ubundi se, ukagera ukumva iby'Imana urabimenyereye. Inshuti yanjye,
reka ne kubafatira umwanya munini, ni aka kanya nari nashatse kugira ngo k'iminota 15 nababwiye ko ntazajya nyirenza, rero reka tugume tuzirikane ijambo Imana yavuganye natwe kugira ngo turusheho kubana nayo kandi turusheho kubona imigisha ituruka muri yo. Ubutaha tuzasubiraho tuhita twiga kwibona ko ari wowe ushoboye kurusha abandi. Ibirenze kuri ibyo, Yesu aduhane umugisha. Murakoze.